nk'amashitani bazi kugusha abagabo babandi sibyo kubera icyo yakubonyeho akemera akazagutega umutego kugeza wisanze muri icyo kibazo. Nge rero umugabo wanjye sinamuziza ko yanciye inyuma, nta nubwo nabimuziza. Ikibi ni umugabo bamwe njya numva ngo yaje akuzaniyeho umugore mu nzu mubanamo amuryamishije mu cyumba cyawe, za histoire njyamo nakuba mama ku ma YouTube, wowe aba yagezaho kukurambirwa no kuguhaga nimba atari abazimu bamwoherereje. Ariko umugabo, abagabo majorite 99% baca inyuma. Kuba yagiye akabikora iyo ntazi simbimenye ntibindeba. Umugabo wanjye nagaruka ngomba kumukunda nkanamutetesha nkanamuha n'umutuzo n'amahoro kugeza ikintu nemeranya cyo nuko nta muntu ubigiharamagara umyaka y'ubuzima bwe bwose. Iyo weze imbuto finally za mbuto weze, reka mbabwire, uzi ko umugabo ugukunda, umugabo nyamugabo iteka ryose atayoberwa umugore wamubereye mwiza n'umugore w'ishyano nubwo bajya muri ubwo buraya, aba bizi neza ko agusize mu rugo umugore w'umutima. Uzi ko igihe kigera nawe romori kamurenga akavuga tumuga umugore wanjye ndamubabaza ibintu nkora ntago bikwiriye, akageza igihe cyo gukamufra kugeza ubwo arwanyije kiriya kintu kikuvemo. Ariko nge ntago nasenya urugo rwanjye ngo nuko umugore gabo yanciye inyuma gute se ntiyabinyereye. Ntago narusenya ntibikuriye, uzarwubake mwana wa uzarwubake niba njye mwibariza akantu kamwe. Umugore abyutse mu gitondo akakubwira ngo n'abagabo ijambo bavuga umugore abyutse mu gitondo akakubwira ngo sheri rero umugabo wanjye ndagira ngo turangizanye wigendere nanjye ntangire ubuzima bwanjye. Urumva utamukubise utamututse udakoze ikintu ukora inshingano zawe, aharyo uwo muntu aba yagize icyo kibazo mu buzima ngo byagenze gute. Abyutse mu gitondo tuvuge example Gigi n'umugore wanjye akahita ambwira turabizi turangizanye dukore divorce, ari umugore n'umugabo pana byo guteretana. Haryo uwo muntu aba afite ikihe kibazo, aba yarabonye ndi hugo utabizi just for nothing ise nta kintu bapfa. Urabona hari umugabo nanone reka tubivuge, hari umugabo uba wubatse urugo. Reka mbabwire mwa bantu mwe namwe muzarebe iyo kereka nk'uko iyo ufite Imana muri wowe ariko guhora urya indyo imwe hari igihe bikurambira, guhora muri rutine. Oya mwiseka, reka mwiseka mbibasobanurira. Dushaka kumva listen, ni muvuga ndahita ngenda bana nabyo hano nabyo ngo muhatire. Noneho ikintu nabonye cyo muri Afrika ukuntu dukundana tumera nk'abashaka kwizirikanaho, nta freedom dutanga mu nkundo zacu. Urumva ugasanga ahantu hose urashaka kuba rwiziringa ku muntu kandi ntago bikwiriye. Muba mwarashakanye muri bakuru, mbere yuko umugabo wawe umugira umugabo cyane cyangwa ngo umugore umugira umugore cyane, icara mubanze mu inshuti magara, abe aleze kuri wowe nawe ube aleze kuri we, ku buryo mu inshuti kurenza uko ari umugabo n'umugore. Uwo muntu niho hahandi muganira ibintu bikajyana namo, sibyo? Uwo muntu ni hahandi nanakubwira ko akeneye vacances utazafuha ngo ubwo ngo hari ngo agiye kureba umugore cyangwa ngo wahuri ngo ugiye kureba umugabo. Urumva nunagenda uzagenda nkawe bitume cya gihe cyo kugaruka, urugero azaza agufitiye umutima, agukunze, agukumbuye, muhe time yo kugukumbura, muhe time yo kongera kugukunda, yibuka ibyiza byawe. Naho muririrwa mwikubanyeho mwizirikanyeho, aragenda yamara amasaha 3 hanze induruka yiha umunwa ngo ubwo ngo wabona ukandika message nk'igihumbi ngo ubwo wasanga ari kumwe n'umuntu ngo ubwo wasanga ari kunca inyuma, kandi mu by'ukuri wirengagije ko nawe ari umuntu. Kuguhora iruhande cyane biratuma guhaga, biratuma kurara. Ngewe turi kumwe rwose 100%. Abagabo bandi mubaha amahoro, mujye mubaha freedom. Ngereka mubareke bahumeke muwanjye ngewe njyana nicara ambwira ati turicara tukaganira tukavugana ati sheri mfite amafaranga ya naye aya arajya kuri iyi konti yarajya hanga aya ngaya yandi rero bigiye kugenda bite, aya nawe genda usepere we enjoying have fun, ku buryo ntago abona ko nge mwiziritseho. Abagore ntago bakibaho muri iki gihugu. Uziko aza akambwira, uziko nge twicara tukaganira, uziko nge twicara tukaganira akambwira ati shu uziko ku kazi hari umugore uyu n'uyu wa mbere rwiziringa ibintu. Reka mbabwira akantu kigeze kambaho, reka mbabwira akantu kambaye hari vini buretse gatunyibukije ibintu. Njyewe hari ahantu nari ntuye muri Mozambique i Maputo,
umugore akazajya aca ku iduka ryanjye yarangiza ageze aho ngaho nyine umugabo we ngo yaramweretse ko ankunda arangije umugore araza aza kunsaba arambwira ati wazambabariye umunsi umwe ukampera umugabo wanjye ntasinzira umugabo wanjye aragukunda njyewe ubyumve ni umugabo wanjye tubyaranye 4 ntago ajya asinzira kubera wowe ndakwinginze nk'umugore mugenzi wawe umva iki kintu umugabo wanjye ukuntu bimumereye noneho mfite iyindi couple nayo yo muri Mozambique ubundi aba Mozambique ndabakunda sana ni abantu batajya bakomeza ibintu uziko buriya Friday uba ari umunsi w'abagabo Saturday uba ari umunsi w'abamama Friday abagabo bose barigendera Saturday n'abagore bakagenda abagabo bagasigarana abana abantu babayeho murabizi cyangwa bakibayo so bisobanuye iki rero njyewe hari couple nzi yakundaga umugore w'abandi mbega umugore aragenda aramumuteretera umukobwa bamushyiraho aremera umugabo niyo surprise bamukoreye like kuri anniversaire mu cyumba batunganyije bagashyiramo byose bamushyiremo n'uwo mugore rero wabikoze amuzanira umukobwa yakunze umugabo ahora amubwira ati uriya mukobwa keretse ucyamuma nkamwumva ariko mu Rwanda umugabo ahindukira gusa atareba umukobwa utambuka tereta uwo mukobwa amuha ibintu byose ashaka kuri anniversaire niyo yari surprise y'umugabo we arambwira ati sheri hani wanjye uriya mukobwa wari umurwaye ntiwasinziraga wishimye ariko burya umugabo yishimiye umugore mpaka bucya namugurira imodoka aravuga ati uri umuntu wanjye cyane uwo ku mutima bisobanuye iki rero guys ubu buzima nimukajya mufata ibintu ngo mubikomeze umugabo n'ukuri y'urugo rukomeje umugabo wawe nimukajya mukomeze njya mbibabwira hariya muri comment muri mu audio njya mbaha hagati mwagiye mureka abagabo bagahumeka mukagira ngo ndababeshya umugabo uramushaka iki niba ya providinze ibyo bintu yagiye gusambana niba yabisambanye ntubimenye uramushaka iki uwo mwana urashaka kujya kwirirwa gucencura telefone ze ngo bigende bite ahubwo tuba dushaka no gucukumbura gucukumbura ibiki se ko ari mwe mugiye gushaka kubabaza imitima yanyu umva reka mbasabe ikintu kimwe mu ijambo ubwo avuge ubwo sajya avuga ubwo ntajya avuga ngo arumva ndashaka avuga kuri inshuro aravuga kuri inshuro aravuga muri kuvuga ibintu bikomeye cyane kandi hano aracyari abana ba Mike bande mwihangane nawe avuga Mike ngo arashaka ngo kumva ngo ukuntu ngo umuntu atarya ingimwe Mike niko muremye ubona ikibero cy'igikaratu wampa nkagutaho wabona ikinzo bitamuye nk'iyagiga wampa nkagutaho wabona unanutse ngo aguteho reka duhe ijambo ngo avuge kuri izo ngingo z'abantu bakuru bishivuga je ni kuri ibyo ntuze ya Alvin yavuze ni kuri namushimiye cyane yavuze neza gose n'ukuri hamije navyo byo kujya gucukumbura amatelefone y'umugabo sinumva ikintu ushaka no kwigwaza umutima kusa telefone y'umugabo urayishaka njya mbibabwira bakanuka mujye mureba video zanjye banashyize ukuntu bitera isereri y'umugabo urayibaza iki kuri inkunguzi wa mugore uri hano ujya muri telefone y'umugabo uri inkunguzi ntibibaho ibyo bintu urashaka miki wambure telefone hari impamvu yiswe telefone mobile ntiyitwa telefone fixe bayihuriraho mobile n'ingendanwa niyo telefone y'umugabo urayibaza iki ko imwaregistiyeho urashaka iki muri telefone y'umugabo umve mvuge kandi yabona ko uhora uyishyugungiye ni hahandi yirirwa ahinduranya amapassword njye ndabwiye nigeze gutwara rimwe nyitwara ku kazi uretse Mike aguha iki agusubize ari kwishakira ibintu ari bukuremo neza akazabikoresha akazabikorera vloge uramuzi none se we kuki acukumbura iyo umugore erega ngiye guys njye mpora mbibabwira nta gihe na kimwe umugore azaringanira n'umugabo umugabo bavuga ko ari umuntu kuri gigi umugabo telefone yawe uri umugore we uri isomo nge nakuye ngo ntabwo twareba muri telefone y'umugabo telefone y'umugabo yiha amahoro isomo rwose telefone y'umugabo nicyo kintu ubundi mu rugo gisenya 100%. Reka nkwereke reka noneho mbereke impamvu telefone y'umugabo isenya urabona hari ukuntu tubayeho muri iyi systeme yo muri iyi generation yacu usanga abantu bose ari bashushu ari basheri biri simple kandi atari uko mukundana ugasanga wenda nk'umuntu muraziranye kera kubera ko muziranye murakitana ya mazina nkange rero utabizi ninjya muri telefone y'umugabo wanjye nkabona yisegigi ngumva shu ubwigi wenda yamwandikiye ati shu none se gahunda bigutya na gutyo undi
nawe yamusubije ati wapi sheri ibi kintu Hane. ndahita mfuha ngo babitanye ba sheri na ba shushu. Telefone y'umugabo umva ni nko gushyira urusenda mu maso. cyane pe. Kirazira yirebere kure. Nubwo waba uzi password ye yirebere kure kugira ngo ubone amahoro yo mu mutima unubake. Andere Garvin abagabo bazi ubwenge urumva. Uziko umugabo ujya kubona ukabona yanditse ku mukobwa bakundana ngo polisi cyangwa motari. Yarugari n'abagabo gusa natwe turabikora. Umva mbonye iminota 2 mureke mvuge. Korode ugura inyama. Buriya rero ahubwo ubundi umugabo gukunda reka tuvuge umusore reka ndeke kuvuga umugabo reka mvuga umusore n'umukobwa yenda kuko ari byo nshobora kuba nagira aka experience gatoya. Ubundi umugabo ushobora kugucitinga cyangwa umusore wagucitinga iyo abonye ko kuri interested mu kureba muri telefone ye nawe azi ubwenge making ashobora ko telefone ye ay clearinga none hakajya yikujugunyira nta n'urufunguzo rurimo kugira ngo abanze anashaka icyo cyizere cyawe yamara kukibona n'ubundi diro zakazikomeza neza yitonze. Oya nubwo yakiyaringa ntiwabura Gentil uhamagara. Oya Gentil ntago wamubura ariko ubundi iyo uri gushaka ikibazo muri telefone y'umuntu buri icyo ubonye cyose kiba ari ikibazo. Ntago washaka ikosa umuntu nguri bure. Ubundi nukuvuga ngo jewe ndi gushaka ikibazo muri telefone ya Gigi na musaza waramuhamagara nkavuga ntuyu nguyu nuwe yabeshye ko ari musaza ariko buri asiwe. Bivuga ngo iyo umuntu ashaka umuntu w'ikibazo ntago yakibura ahubwo ikintu cya mbere ubundi itangiye kujya gucekinga muri telefone y'umuntu biba bigaragara ko n'ikizere cyamaze kurangira nta kirimo nyine. Mwabanje mukizerana kandi mukamenya ko mwese muri abantu ese kujya icunga muri telefone we acunze mu yawe ra byo byagenda biki ko nawe utarishyashya njyagiye mu yanjye hashya. Kandi uzarebe umuntu wese uba ufite izo complexe nuko nawe aba ari we ukora ibyo bintu ahubwo no kurusha kuko niko abantu duteye nk'umuntu urugero umuntu udakunda ko bamubehe umuntu ube ukunda kubeshya cyane ntakunda ko bamubeshya umuntu ukunda kuvuga yenda ukunda kuguza cyane amafaranga ntiwamuguza niba wenda gupfa ngo yaguhe n'umuntu rero ukunda gucitinga yanga umuntu wamucitinga nuko abantu duteye. Yes we ko numva ari hatari none topic twa turiho yabazeho urayivuga hikira ngiye sinashaka mureke babwirira topic yo kuvuga ngo Makoro ashakanye na wa mukecuru ngo hagateremo imyaka 20 bira ntagari ubundi mu Kinyarwanda bavuga ngo si iby'i Rwanda ibintu bibaho none kumva umuntu ari fiere yo kuvuga ngo sinashaka ngo umuntu utarashatse iyo abo n'abadayimoni mu muco usanzwe urakoze cyane mu muco usanzwe preference amategeko n'amabwiriza avuga ko abantu bashakana bombi batarashaka ujya gushaka urugo rwananiye uwo nguwo rwananiye nibo batandukanye yaramwishe gowe nijoye mu ariko nanjye nakubwiye ko sinashaka aho gushaka umugabo umusore w'imyaka 40-45 wakerera akageza muri iyo myaka nta kintu kimwe anyereka cyamukerereje yaragutegereje ntago yarantegereje ikintu Gigi yahuye nacyo ikintu nako God yahuye nacyo kirakomeye mu buzima no kuvuga ngo we mu buzima bwe yahura n'abantu sibyo God ikintu ngiye nagusaba no kujya mu masengesho ugasenga kuko ubu nta kibazo mfite winyohereza mu masengesho I'm really happy and proud. Uretse gusobanurira impamvu ugomba gusenga ubu n'umudayimoni Imana uzizarubaga impande uri kugera nazo ntarubaga impande rwa sweetheart ndijigija arakomeye ameze nka dayimoni mwagiye meze neza unandebye nkweretse ifoto yanjye nta nubwo aratekereza ko ari iki uvuga nyereka ujya mu burubwenge meze neza ndashikamye no you are my friend oya gusa biragoye kubona umva abasaza bari kuri top nta nicyo wakora ngo bakorere ku bantu kuko nibo bambere bigirira kiya hari kategori abakobwa bajya gushaka abagabo b'abasaza kubera inzara avuga ati buriya reka mbabwire mwa bantu mu bintu byose mukora aba mama mumbabarire muzihiringe cyane kugira ngo abana banyu mubasigire background nziza
kuko nimba hari ikintu cyishe urubyiruko muri iki gihe ni ukuvuka mu miryango ikennye, mwamara gukena ababyeyi bakabakoresha bakanga guhaguruka ngo bakore, bakajya batuma abana babo bajya kwirirwa bahiga hirya no hino. Uwo mwana iyo arebye ubuzima arimo iwabo kandi bitewe n'ibyo ashaka kubamo, biragoye kugira ngo ajye gukunda Mike bari ku rwego rumwe utaragira ikintu ageraho. Ahita ajya gutagetinga wa musaza wabigezeho kera atitaye kuri buri kimwe. Kubera iki? Uwo mwana bajyanywe n'inzara n'ubukene n'ubutindi bwose yakuye iwabo, akavuga ati reka njye hariya nihengeke ntazabaho nabi nkuko nabayeho. Hakaba hari n'abandi bana batazi ubucakura, batazi iyo biva, batazi iyo bijya, barezwe neza ntacyo babura, ku buryo abona umuntu amubwiye ndagukunda akumva ko nyine akunzwe, umuntu akaza akamutetesha akamukunda kandi koko akagenda agasanga uwo mugabo kuko amukunze, sibyo? Yamara kumukunda akumva ko nyine nta wamumurutira. Bitavuze ko hari n'abasore bazi gukunda, barahari, ariko most of y'abasore bari aha hanze, my dear friends, ni rwaserera ni muzunga. Nkanjye impamvu nikundira abo bantu banduta, njye nkunda amahoro kandi Imana ngira nuko nyine bazi ko ndanayakunda. Ubwunganiye hazi ko nyakunda nyine yaraje asanga ndayakunda, ampa amahoro imyaka ye, I don't care, ni nk'imibare gusa nta nandusha myinshi. Finally naje kubona utandusha myinshi, ariko ndababwiza ukuri ngo abasaza benshi babakunze kubera ubukene bavukaniwe iwabo, ukamukurikira kubera ibyo ukurikiye. Bitavuze ko hatari n'undi mwana w'umukobwa ujya kuri uwo musaza bitewe n'urukundo umusaza yamweretse. Ariko tuvugishije ukuri, umusaza w'imyaka 60 ukurusha imyaka 30 ukurusha imyaka 40 ntago uba umukunze, kuko hari n'ibintu ukora we yaramaze kubyenjoyinga, yarabihaza atakibikeneye, umeze nk'uri kumuforsa. Hari ubuzima mubanamo bikaza biri mekanike ntibize biri automatique. Kuba ngewe rero wampereza amamiliyari n'amamiliyari ariko nta kwenjoyinga, ntago nagukunda. Banza nkwenge wowe nkufatishe neza, mbese menye ko turi kumwe. Naho amafaranga n'amashako, amafaranga n'umushyitsi, uyu munsi uyafite ejo ukayabura. Nicyo kinambabaza rero gituma batareba kure. Niyo mpamvu nabubwiye ngo nuriya mugabo nge naje kumureka, ibyo byose nabitekerejeho. Uyu munsi uri umukire ejo ugakena, ejo ukaba uri umukene ejo ugakira. So rero amafaranga ntabwo agomba gutuma tugira ipupa ngo dutakaze n'umutima wacu ngo kubera ko ngo wabonye ngo igisaza cyayakoreye kera. Ubuse ko hari igisaza biba bifite. Ngereka mbahe nk'urugero, mfite umuntu muri famiye pe ni umukire umutagira rusinziriye, ariko sheri babakobwa bakurikira amafaranga, yagiye gushaka banza afata ibintu byose atunza byandika kuri nyina. Thank you. Urumva? Wumva abakobwa bakurikira amafaranga. Niyo mpamvu mvuga kora cyane, umutima wawe ukujyana ahantu ukunze, kuko umugabo iyo umukunze uranamwihanganira. Ariko umugabo wakurikiye afite amafaranga, ngewe ukuntu neye ndi ngukurikiye kubera amafaranga, ubwo nzajya nkwambura mu bitekerezo byanjye ndebe iki kigabo gikennye buriya nagikunda, nimbona ntagukunda nukuri sinagushaka. Ariko iyo wamukurikiye umukunze, hari n'ubuzima mubanamo, mwana kubiswe ukayumbwa sheri courage, ejo bizakunda, ejo bizagenda neza. Wanabona bitanu ntutekereze guhita ujya mu musatsi ugahita uvuga ati umugabo wanjye nta kintu afite, reka nyajyane duhahe duteke, wenda ejo nawe azayajyana muri salo cyangwa akoremo transport yiwe ajye gushakisha. Ariko n'ubu utamukunze ni hahandi mubona n'ibihumbi 100 mubikuye mu menyo ya rubamba ugahita ujya kubandikisha urwara ati it's up to him, biramureba nahaguruka akore, ukamuvuna. Ariko uyaragiye abyandika kuri nyina, umukobwa rugeramo amazu yose afite, amakamyo yose, ibiki byose byanditse kuri nyina. Arambwira ati rero nta kintu na kimwe mfite, ati biriya byose ubona ni ibya mama. Bavanze umutungo ariko udahari. Mbega umuzehe w'umugome. Uri kumva icyo kintu? None se ubwo urambwira abakobwa dukurikira ngo abasaza kubera amafaranga, urumva ataba wirahuriyeho umuriro? Ubu sugira ngo nyina napfa cyangwa n'uwo mugabo agapfa bizaba ko bitazanaguma n'iby'uwo mugore, ko umugore azahita ava muri urugo rw'akajya gushaka ahandi, sibyo?
bikaguma mu muryango. Kubera iki wagiye ukurikiye ibintu? Kandi mbabwiza ukuri, iyo umugabo wamweretse ko nta pupa ry'ibintu ufite, finally bibi byawe, bibi byawe. akantu ko ndakemera, aho ndakwemera uvugishije ukuri. Amafaranga ni umushyitsi, Kuko muri ino minsi abakobwa yateje akabura. muri iki gihe musigaye muza mureba ibintu, sibyo? Icyumweru kimwe bibiri ugahita usanga divorce zirigiye ku meza. So rero uwo mugabo twamukora mu ntoki kuko yatekereje neza. Baga ninde mukinnyi wabyanditse kuri ninde mukinnyi hari banditse umutunzi kuri nyina? Oya ntabwo ari umukinnyi gusa, namwe mu Rwanda basigaye bamwita mutagatifu w'abasore Ashirafu Hakimi. oya ntabwo ari we wenyine, n'abandi i Kigali basigaye babikora, abasore bahumutse ku maso. Hari utwondo babacishijeho bari urabona umuntu wanditse ngo hano Hakimu yafashe icyemezo kumwandika hano irafitana. No way, uriya mukinnyi witwa Hakimi. No. N'uriya mukinnyi witwa yabamwita Ashirafu Hakimi ni umunyamaroke. ahubwo none hari itegeko ryasohotse umva Mike, hari itegeko ryasohotse ryo ko abantu basezerana ko nta muntu mu Rwanda ni imyaka 5, divorce ni imyaka 5 itaragera. Biriya bintu byaranshimishije cyane, nta 5 nta kintu ubaza. kandi none ikindi bareba uje gukreye iyo divorce bazaga batubara, urumva? Reka noneho nje mbateye inkuru ry'itegeko ryaha muri iki gihugu ndimo. Umuntu akudetinze mutarana abana imyaka 2 yonyine aba yagutesheje umwanya, yakudetinze byonyine hagashira imyaka 2 muri abasheri. Abagomba niyo mutandukanye mugomba kugabana ibye byose kuko yaragutesheje umwanya. Rero hano nta icyo gihugu ndagisabwa haba umuntu nakudetinze. Oya mugeyo aha nta mikini haba umuntu nakudetinze. Mugeyo ko hano i Kigali byari bimaje gukabya, byari bimaje hano akudetinze imyaka 2 gashira, nuko byumva muba mugomba kugabana n'ikiyiko. icyo gihugu n'ikingo sinzakira. Yagutesheje umwanya, waba uri umugore waba uri umugabo muragabana. Yaba ari umugore uyafite agabana n'umusore, yaba ari umugabo uyafite agabana, mbega mugabana ibyo mutunze mugabasuramo kabiri. Ikintu kinyura aho itegeko nshinga ry'iki gihugu kivuga nuko ngo mwaratesanyije umwanya. Gigi ikintu kinyobera iyo muri datinga ni iki kintu kiririgo bashingiraho kuko mwari mu datinga? Ese ubaye udatinga n'abane bigenda bite? No, birahari byinshi cyane bagenderaho kuko hano ukuntu badetinga nk'abantu bo hanze. Iyo udetinze umuryango hano umugabo wa hano agukunze nkubwire Mike akugendana nk'isakoshi, ariko ibyo nibyo nkunda. Arakugendana ahantu hose akakwirata, umuryango we wose ubukuzi, ahantu hose agiye mu mapati babatumira nk'amakapu, babatumira nk'aho ari kapo. Ni ukuvuga ngo abantu bose barakumenya ku buryo niyo uciye mu mujyi, niba uri hehe ujya kumva umugabo aragutelefone ati kana kambwiye ko akubonye aha uri he, cyangwa boyfriend wawe. Ni ukuvuga ngo hano ni uko nyine, ni ukuri kose kubaho, keretse abantu bafite ingo. Kwa kundi ujya kudatinga umuntu wubatse, ubwo nyine uri side chick, ntago biba bireba abantu bose. Ariko urinze udatinga umuntu mwese muri single, sha umva muragabana, imyaka 2 ishize muragabana. Leta iravuga ngo uba waramutesheje umwanya mu gihe cyo kuba yaratindanye nawe imyaka 2, ni ukuvuga ngo aba yarabonye undi muntu ushobora kuba yamukunda kandi wakamara. So rero iyo myaka 2 yose wamutesheje umutwe ugomba kubyishyura. Rero nta muntu ujya hano kudatinga arimo arakina. Niba uri mu mikino ukaba ufite 2, 3, 4, ubwo nyine ukaba ufite undi mugendana cyane kurusha abandi, kuko hano baragendana. Keretse ubaye sininci nyine ukajya wihisha icyo gihugu ntugire n'umwe wemera ko mugendana aho ngaho birashoboka. Ariko abantu bari kubonana n'uwo muntu. Ariko marine zo mu Rwanda wazinfatira akaziterekaho cyangwa akazinjyanira zose nka Kongo. Oya muri Kongo arenge mu muhanja. Ariko reka mbabwire, mu Rwanda niho hantu nyine mbona ibintu byose bihidinze. Ariko ibihugu bya West Africa, ibi bihugu bindi bya Mozambique, bya Zambia, bya sheri, umugabo aragukunda akakugira nk'isakoshi, ku buryo barakubona bakakubonamo we akakugira agasakoshi. Urumva muri twari ahantu hose murajyana, yaba muri baby shower by'abagore aragenda agasigara mu modoka cyangwa akaba aho hafi ari nko ku kabari. Uwo rero yaba ari hehe mu bintu byose by'abagore mujyanamo, mu bintu byose by'abagabo mujyanamo, akwizirikaho umeze nk'isakoshi.
ni ukuvuga ngo rero icyo gihe imiryango yose ye ibikuzi zikakuzi iyo habaye ibintu by'apatikazi n'ibyo murajyana. Ni ukuvuga ngo rero hano uri singo nari singo ngo ngiye ndamudete ngo mujugunye ubwo nyine keretse kwa kuntu bijya kabiri imyaka 2 itarashira uri kugenda imyaka 2 gashika ukundo bakumenya gutandukana nyine nuko muragenda mukajya mu rukiko mukagabana nk'umugore n'umugabo. Ni byiza ariko byaciye akajagari ahubwo wabinzanira mu Rwanda ry'amafaranga akabinzanira mu bakobwa bo mu Rwanda ntareba ibyo bagabana. Njyewe impamvu ntari kuvuga ndi kumva byancanze ariko ndicaye nteye agatebe reka niyumvire. Ariko man uzi kugira ngo umuntu akudating imyaka 5 narangiza mu gitondo abyuka ajya gusezerana ndimo bebe birababaza Gigi ni nk'abanyakenya nabo nuko bameze umwanya after 3 years or 4 years ujye kumva mve ngo yashatse undi mugore cyangwa undi mugabo. Rero hanga yukunze umuntu nyine bumukunda nta bintu byo guca ku ruhande nuca ku ruhande leta irakumena cyangwa mugabane ugende usanga uwo mugore nta kintu ufite cyangwa usanga uwo mugabo nta kintu ufite nta bintu by'imikino mutaranasezeranye wemeye ukaba side chick wenda ukabukunda umugabo ufite umugore nawe ubizi nyine mutarasezeranye gusezerana niyo myaka 2 ubundi gusezerana ni iki? Kwisezerano rya mbere ari umutima ari imitima yanyu mwembi imyaka 2 ari myinshi biriya bintu ngo byo gusezerana nge nta na valeur cyane mbiha. Ahanga uzi kudating umuntu udashaka wenda udashaka kuzagushyira mu rugo cyangwa kuzagabana nawe akajya asibanganya ibimenyetso akaba mukaba mwagendana igihe gitoya nk'amezi 6 akwerekana abantu bose nyuma y'andi mezi yose akajya kudatinga akubwira ngo ndi busy message azisiba akaba atakwandikira nk'ibintu bikomeza uzajya kumuregesha mu rukiko cyangwa agira gute akajya akubwira ngo narindi busy ukajya kwanu ukabona kugeza hadahamagaye akagusanga mu rugo mbega agasibanganya ibimenyetso byose yandikiye ibintu birimo ibimenyetso nanjye ntitwabandadaga hari igihe mpamvu dating ufite utuntu twinshi umukuraho wenda ni umukire yifite inote sibyo telefone ndi kukubwira turakavuna umunekesha ntago navugana nawe ni mpaka message nzisigarane ako Jessica bibeze Jessica wanjye wamagaye kangahe mwana wanjye ni ibibazo biri muri iyi si mbese icyo ukeneye ni evidence gusa ahubwo nakubwira n'igihugu cyacu nacyo kikabikora gutyo wana muri kubyumva gute noneho Marine z'i Kigali ntawe wazikira gikwizirikaho Kigali irimo Marine mana nubona utungiye umugabo muri Kigali ukabona uramucyura mu rugo rwawe naho umugore wawe abagore b'i Kigali babaye amadayimoni babaye rero ngomba kujya mba mu ntara nta Jesus ariko se sheri ko kujyana umugabo i Kigali kandi abagore bakora muri shike usanga atajya guca inyuma kandi atajya guca inyuma yagera i Kigali bagabo benshi bagahita rusenyuka none Kigali hasigaye hari abakobwa bangeri sesemi Kigali abakobwa b'i Kigali ntibacyambara amakariso ubona bambaye bagari bagusa ariko amasoko menshi y'i Kigali hibuzayemo indaya z'abagore kandi zubatse zishaje sheri abagore babaye indaya nawe abagore b'i Kigali babaye indaya baracyaba indaya ahubwo indaya ni abagore bubatse n'ukuri ngo bimyisura utwana numvaga hari umuntu uri kubivuga kuri live ngo baragenda bakatugura ntabwo ari i Kigali gusa uzajya muri Musanze ubaririza nta mugabo w'indaya kihaba ni abagore gusa kandi ni ukuri bajya babarira bano bagabo bacu baba bagiye guhiga ugasanga umugabo yikoreye toni mu bwonko yo gushaka business umugore wawe n'ahari hariya ntago bamunyura mama akajya kwirirwa atera imitungo kandi umugore mubi iyo yagiye ajyana n'imitungo ntagenda wenyine ariko ubwire sheri umva ubwire Gi uzi ko umugabo uko yabikora kose umugabo burya ajyana umutima akanihiringa agakora uzi ko umugore abijyana ukanasanga n'agahungu yabijyanye ni bwa butipe butazi no gufura boxa bwirirwa mu majimu ugasanga ngo yabwahaye business ugasanga ari kishyuriye inzu akanarengera akabyara
ako ariko gahita nafashe amafaranga ngashyira umutipe mana nyagasani ariko we hari abantu batajya banatekereza nafashe amafaranga nkayahereza umuhungu bro Gigi Nzi umugore hano i Kigali afite umugabo w'umushoramari ukomeye uzwi. Umugore yaragiye akunda agatipe mu mujyi, agatipe karacuruzaga bwari bwa butipe bw'ubupase bumwe bujya kurya pase mu mujyi, bwirirwa mu mujyi bukajya bujya buza ahantu bafata ibintu. Umugore aragenda aragakunda agashingira iduka, agakodeshereza inzu y'Ibihumbi 500 Kicukiro, aragenda agashingira iduka, ubundi yajya kubona mugiye guhaha ukasanga yahaparitse amabuna arahahagaze, yajya kubonayo akarakara umujinya ukamwica agatakara uriya mutipe. Finally uzi ikintu yaje gukora? Umugore yabuze ubwenge aragenda abyara umwana w'uwo musore. okay ntabwo ibyo babaroze buriya ntabwo ari ukubaroga n'ubwomanzi bisigaye bwarisha abagore b'iki gihe b'i Kigali ngo ntabwo babahaza, ntabwo bagira ngo ubundi umuntu ukunda ariko abura guhaza gute ni kuguhaza. ibiki reka mbaye story ebyiri. umuntu udahazwa n'ibyo afite n'ababari indaya. Reka mbaye story ebyiri. Umugabo w'i Musanze w'umukire uzwi, arazwi naho Kigali n'umukire, afite hoteli. Yari afite hoteli irimo ibintu byose, amashambre, sauna, massage, restaurant, ibintu byose. Akagiramo nyine muri restaurant habagamo boîte, bagira ibimansuro, bagira na boîte nyine bisanzwe. agarwaye umutima ko numva muzira arangije ubwo afite umugore, ariko ya hoteli iza kubananira. Ibananiye basa nk'abayikodesha ibipande, sauna, massage igira uwo bayiha, chambre, restaurant, igikoni bagira bo bayiha. Noneho umugore akaryamana n'umugabo wafashe amashambre, umusore wafashe amashambre. Babaho kandi uwo muntu bavuga ko arwaye sida. inge ntago twavuga no makuru mutari gutapinga, ubwo sibyo ni iki? Ntago utapinga mutapinga. Babaho. Noneho icyaje kuba, hari agatipe ko muri Musanze n'umwana w'imyaka 5 banza kazi, ni akadije ka mbere muri Musanze. Umugore yarakugendeye agukundira wa mu DJ wadijaga mu kabari muri hoteli yabo, aramukunda yo gutapinga ba sweet ati ba Mike n'abandi bose ndi kubabona 5 kwa 5 na nawe. Urumva aramukunda byo gupfa. Arangije umugabo nyiri ya hoteli yahaye umugore we isaha nziza ihenze. Uwo mugore uzi ikintu yakoze, yagiye muri ghetto y'akagahungu, ghetto y'amafuti, sina wa musore wabaga mu nzu. Aranezerwa, maze kunezerwa kuramo ya sahara y'imwambika. Allo urumva ayambika kagacucu kagafura. Ntabwo nzi igiciro, gusa umugabo yavugaga ko ari isaha ihenze. Noneho kirese yagura isaha ya fake watch bro uri kumva kuntu byaje kugenda. Bwarakeye uri kumva bari baje muri Musanze kuruhuka, bajyaga baza kwatemberera. Umugore n'umugabo baza muri sauna. Noneho kagahungu nako kumva umugore yagatumiye ngo nako kaze muri sauna, ariko atazi ko umugabo we ari buze kugira gahunda nawe yo ko bajyana muri sauna. Agasore karaza n'amafiyeri menshi, turiya dusore tuba twimaringa ku rwego udashobora kumva. Araza kuri reception, abitsa isaha, abitsa telefone, kandi ko kwiringa sinari ngaherutse mari. Araza nyine urumva umusore ushyushye uje muri hoteli y'umugore we babaryamana, uri kumva nawe abari mu bwigi. Live yawe irarumbya. Arangije umugabo muri sauna, uri kumva ibyo gahunda n'umugore atarajya muri sauna. Ajya muri sauna kagasore nibwo kaje. Umugore nijye yaraza kumna witware nyine witware muri sauna, ahita muja niwe yishyure inda muri sauna abikira. Ariko umugabo yari yasohotse muri sauna gufata icyayi, umugore we arimo imbere muri sauna. Umugabo abonye yasa, kandi wa mu DJ ubadigira aramuzi, arabyange bikunda umuntu waguze ikintu niyakiyoberwa. Areba yasabona arayizi, kandi umugore nayambaye nta nubwo azahanira.
yaraje kuri reception kagahungu kamaze kwinjira ati mwama kuri iriya saha uriya muhungu abikije nkareba arayifata arareba bya byose arayimenya arangije aragenda guhamagara umugore we mu kibupfura ngwino hanze mubwire ko mbonye isaha imeze nka yindi naguhaye isaha naguhaye iri ubwo isaha zirasa umugabo ati hoya ikintu naguze ndakizi nyereka isaha yawe menye yuko amasaha asa umugore atangira kureba imirari arangije umugabo aramubwira toke turaza kubisubiramo nidusohoka basubira muri sauna umugore akoresha kuntu ahereza sinya wa musore ahita amusohora hanze uwo mugabo nawe abasohoka aho ntibabimenya umugabo yitsimba inyuma y'amarido abandi baragenda atari ko wowe naguhaye isaha none kubera iki waje uyambaye bakananira mu matwi kumva umugabo inyuma y'amarido ntibari kumubona ari kumva ibyo bavuga ati ngewe kuki naguhaye isaha ukaba waje wayambaye uzi ko uje n'ahantu umugabo waje Suzuguro n'agasumburutso n'agasuzuguro kenshi ati niba warayimaye ntibivuze ko hari igihe nzajya nyambara n'igihe nazajya nyambarira ubundi si umugabo wawe ibyo we iba inyuma y'amarido biramunanira yasohotse akubita inshyi umugore n'umugabo na wa aguriye umusore imodoka arangije ajya kumukodeshereza i Kigali kugira ngo atazamusenyera umugore azabwira umugabo ati mfite ubukwe i Kigali nzataha umugabo aramubwira ati nta kibazo none se naguha umushoferi akazagutwara umugore ati oya nzitwara atoka ati sawa uwo mugore arakugenda aragwahira umuceri amavuta buri kimwe cyose umufuka w'imbuto arapakira nk'umuntu ugiye gusura umugabo w'imbobo utishoboye umugabo nawe bahahira kira kitu ntago abayishoboye kano k'imbobo niko kare cyane rwose kandi shaka kizakubwira bari abasore nibashaka gukora bashaka kwitera ubuparufe bumwe bwica amasazi kugira ngo babarebe nta kindi arangije umugore apakira imodoka aragenda ajya kureba umusore ageze yasanga umusore muri yanzu nziza bamukodeshereza aba yariye bamuzaniye n'ayandi mahaho asanga aryamanye n'undi mukobwa allo aje ndabakubita inkuru imeze gutyo uri kumva ikibazo cyanyu muri kuvuga story mugahita mubindi tudateye comment nk'ubu comment nayo mucaka dutere comment wa mugani ariko muri kumuri tubanza tuvuga wakubiswe inki ku ya mbere tubanze kuri story izo mbobo zakubiswe inki mureke mbanze mbabwire rero ikintu cya mbere harambonye mbega inki uzi ko numvaga ndi gututi witonze mbaye overview yanjye yuko nabyumvise ikintu cya mbere njye ndi n'umuyobozi iyo sauna nahita nyifunga ni gute umuntu ashaka kumenya amakuru y'umukiriya atari umukiriya thank you umuntu wagiye kubaza iyo saha ndetse n'iyo saha bakayimuha abo bagore n'abazagukunda wa mugabo bawitonze ibintu bya sauna n'amahoteli ibintu byo muri hospitality umutekano w'umuntu ku giti kigomba kubahirizwa ni gute umuntu aza kuvuga ngo mpereza ngo biriya bintu byuriya muntu ngo mbirebe ayushuwa se yafite se urupapuro rw'umuhesha w'inkiko Mike reka musubize icyo ni icyo ni cyambere oya ubundi ugiye muri sauna ni ujiranye n'umuntu uretse yenda umuntu ubifitiye uburenganzira mu mategeko ni wemeye kuvuga uriya mwinjiranye n'uriya muntu ninde hospitality kabisa ikindi cya kabiri uwo mugabo nawe akimara kubona ku isaha hariya no kubaza bikanga kubona n'umusore asohokanye n'undi nanone akajya kumva icyo kintu uwo mugabo yagombaga kumenya ko yamaze kubimbwa byarangiye si ngombwa ajye gukubita uwo mugore n'uwo mwana yari amaze kubona ko byamurangiriyeho nyine kubona ko bakanga umugore we nko gupfa ibaze kujya kumviriza icya mbere cyo yenda tuvuge ngo yarimo yidefasha gusa ajye no kurwana nyuma yo kumva ibyo bamukoze ko byarangiye yakinyerera ikinyarwanda nk'umuntu uzi ko umugabo aramutse arezwe yafungwa ari ubizi
uruzi ko umugabo yakoze icyaha reka ubwire Mike ngo kugaruza ibyacu nta matematiki ibamo cyane kandi umugabo wawe izamo uyu mugabo nyine urumva yari yarakaye wowe bajya gukurira umugore bakurire n'umutungo ukomeze ubirebe ubyitegereze nurangiza hanyuma nurangiza ukwishura mu byaha bagufunge hanyuma asigaye murya ufunze none uri muri gereza ubwo nyine nabimwe Gigi wamwitungiye ariko Mike ikintu avuga kirumvikana ariko reka nkubwire Mayi tureke kuzanamo kuvuga ngo wenda twazanamo ibintu by'ubwenge bwinshi icyambere umugabo inyubako niye ariwe yego na business naga yarayikodesheje yego yarayikodesheje akubise umuntu wayikodesheje kwivanga muri business y'undi oya ntabwo yakubise wayikodesheje agasore kari aka DJ yinjiriye umukiriya w'abandi mugende gake yakubise umukiriya mwebwe mwija mu bindi yakubise umukiriya ariko umukiriya wibuke kaza yaje avuga ko umugore wari buri mumwishyurire yego erega ubundi uriya muhungu nta kosa na rimwe afite ndetse n'ibyo yabwiraga uriya mugore byari byo niba yaramuhaye isaha ntabwo yamutegetse aho yambarira iyo saha yamuhaye nta instruction na zimwe amushyizeho kuba yaraje yambaye ntabwo yarabizi ko umugabo wari buze kandi nta nubwo yaje yizanye yanaje bamutumiye araza ubwo uwo musore ubundi nuko musore bakenshi ikosa funga ikosa ririmo ibyo ubushe umugore amakosa yose aramuhana amakosa yose muri ya mugore ariko rero umugabo none yarakanye yakoze katariko kuba ubona ibintu ari hatari ukajya gukora ibintu byakuganisha ku cyaha Mike nabyuzi umusiri uri hanze i Kigali turadusoretse ko tubari imbwa uretse ko tubari imbwa iyo kaza kwijana kaba karajwibuye uriya mugabo akabura umugore akabura nabyo abasore ugira ngo reka mubwire Mike ugira ngo ubwenge bwo kurwana babufite akizigwa n'amaguru turadusore tuba dufite ingufu ngo ahantu hamwe gusa hariya honyine apfa kubona bibaye akizwa n'amaguru turiya tugabo nta ngufu ziba tuba dufite natwo tuba none se kuki abagore badushaka nuko hasi kaba gakomeye cyane hasi kagezaho abandi ariko rero nanjye rero kuko nabuze umuntu nanjye wangurira ako kamodoka ngo ampe n'ibyo bintu byose umutekano wanjye nkawicungira umutekano wanjye niba waramubuze uzasuzume muri South Africa ko hameze so bagira umuntu wisomera agahwa kari ku wundi karahandurika nshuti umunsi wawe uzabisobanura ariko ntimuntege iminsi igihe byanjye bizaba biri positive ariko ushatse kumbwira ko ukuntu nirindirije kose ndi kwirindiriza n'ubundi ntegereje satani reka utwo dufaranga uri guhiga bazadushyire DJ turi mu tw'amaboko tuzagukora uzagira amahirwe batazakura nkuko baranguye uwo nguyo bagiye gukubitirayo amahirwe ariko njye nkimara kuvura ko hano byarangiye aferi yarangiye akwira ngo nishore mu ntambara ubona no gukomerekeramo cyangwa afungirwamo ese ubwo uwo mugabo yakubita kariya gasore imana igahita igakunda kuturusha byari kugenda bite ongeraho ngo n'umutungo wavunikiye nawo bawujyane kwa kariya gasore akagakozaho urushyi imana igahita igakunda kuturusha agahita kava mu mubiri urabona hano mu Rwanda umugabo akubita umugore urushyi agafunga umwaka urushyi rumwe bagasigaye mu kugufasha ahubwo mu Rwanda rega niyo umugore agukubise urushyi rumwe niyo umugore agukubise urushyi rumwe ushobora gufungwa nabwo ushobora gufungwa kandi wanakubita ko muri abana babi mu Rwanda uyu mugabo rero wankubitaga turabisubiza inyuma tujye i Kigali bamufunga mu Rwanda ukubita umugore bakagufunga n'umugore yagukubita utacunga neza nabwo ugafunga bakavuga bati umuntu urusha imbaraga ngo bigende bite ubu uri kumuhana se buriya arabaye bameze bite urabona agafaranga ntabwo bamanisha inkoni
agiye kubitunga byazamo umunyamategeko tujye hari igihe utaha ntabwo ugasanga waza kongera reka ku rugero Twite isitori ya kabiri yagenze Dore ya kabiri ukuntu yagenze nyine urumva agiye kureba umusore we yaguriye imodoka yishyurira ibintu buri kimwe asanga yibereye kumwe na fiyanse we aya basi mw'abantu mwe nubwo abagabo bagukunda ka gihumbi nubwo baba bakwereka ko bagukunda baba bifite n'abandi bakunda buriya n'umukobwa uyu nguyu tubona ngo ni Sireye aba afite umuntu we akunda kuba yajya mu bagabo ajyayo gushaka ubuzima ariko aba afite umuntu akunda yagiye asanga umusore ari kumwe n'umukobwa akunda umusore arangije nyine uri kumva ntiyari kwikuraho uwo mugore umutunze umuha buri kimwe cyose yahise yihinduranya umukobwa aramubwira ati ni ukuri kw'Imana uyu mukobwa anyizirikaho asohora umukobwa nabi arangije nyine urumva asaba imbabazi umugore nyine nta kundi yagombaga kubigenza icyo kimuzanye yagombaga kugikemura agataha ariko aza afite agahinda noneho aricara ari kuganira n'undi mugore w'umushuti we nyine aho ngaho turi kumwe ari kumubwira sitori ukuntu yagenze umugore nawe w'umukire ahita amubwira nambe nawe yagusabye n'imbabazi ngewe runaka wenda tumwite Keve ngewe ntabwo uzi Keve ibintu yiriwe ankorera mu runo mujyi wa Musanze iyi modoka namuguriye yiriwe ayikatamo umukobwa yicaye imbere noneho akajya ndeba ni siseme haya basi Okay. ako kantu numva ari sawa urumva ati nambe nawe yaciye bugufa gusaba imbabazi n'uwo mukobwa aramwirukana ati nje Keve yiriwe azenguruka imbere yanjye hano mu mujyi andeba ni siseme umukobwa yicaye imodoka yaguze mu modoka yamuguriye ariko shaka abagore bafite amafaranga nicyo cyo musozo wandagara aricyo cyajya kibashobora ubundi cyiza buriya keza rero ubundi umugabo buriya ni wese umugabo aguriye umukobwa imodoka akamubonanamo n'undi muhungu arapfusha nyine ababizi nyine ko ari byo erego nimureke mbabwize ukuri urukundo rw'abantu barutanwa imyaka myinshi igihe cyose uretse Imana yagufasha byanga bikunda niba jewe mfite imyaka 20 ngakundana n'umuntu ufite imyaka 40 byanga bikunda nzaba mfite undi muntu w'imyaka muri 20 wo muri level yanjye hafi aho ngaho niyo twaba tutabonana ariko nkunda kurusha uriya muntu uko niyo twaba tubana n'uwo muntu w'imyaka 40 ariko mba mfite undi muntu nagakunze cyane tunganya turi mu kigero nuko bigenda niyo tutahura nitatuhura ariko abahari ahubwo ubwenge turushanwa nuko ngiye nshobora kumuhisha cyane ukapfa utamuvumbuye ukagira ngo ndagukunda bya nyabyo ariko mu by'ukuri bazanyigishije ibyo bintu umva kandi gashya buriya ndi kudeti nge nanjye mu nari mufite nari mufite abasaza se ntabwo ari abantu ariko bite byabo oya hari ikintu muri kwirengagiza abasaza
aragenda rwose padiri arabyemera aravuga ati ni ukuri umwana n'uwanjye nyine mistake yabayeho n'ibiki ariko nagira ngo mbabwire ngo ubukwe bwabo bwose padiri niwe ari sponsor mukuru uzi uko byagenze
baramwica